gatandatu kuri kino gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa havuze ngo kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye. Aba bigishwa bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima ugize ute? Uhuye. Ese ni guki abantu b'iyi minsi tujya mu rusengero imitima yacu idahuye biterwa n'iki? Mbere umuntu yarasengaga akabombeka, ariko ubu ni ugusenga ufite umwana ugasenga uri maso. Kubera iki? Kuko uwo mwicaranye ntabwo umwizeye. Uwo mwicaranye ntiwizeye uwo ari we. Hari umuntu waretse kutubwira, batubwira ukuntu yinjiye mu rusengero ariko atagiye gusenga, ahubwo ngo akajya abandi bahumirizaho akabareba, ngo igihe abandi basinzirije bose sinzi ukuntu ngo yafashe agatelefone k'umuntu kwa kundi arambika ku ntebe ngo barakanya kuyarigendeye. Ese koko mu by'ukuri uyu mutima uhuye wagaruka gute? Umuntu yakora iki kugira ngo uyu mutima uhuye wongere ugaruke? Umutima uhuye nuko twongera tugaca bugufi. Yego. Twongera tukagaruka ku rufatiro. Tugatangira gusenga bushasha. Yego. Tukagira urukundo. Mwuka wera akadusanga. Yego. Akadukoreramo. Umwuka kongera agakora muri twe. Akongera akadukoreramo. Nitube babahanuzi b'ibinyoma, nitube babahanuzi baza bumvise ngo runaka ibyo yavuze bakaba ari byo bagenderaho, tugasesa bushya by'ukuri, tugahinga intabire shya, tugacosha bushya, tugatera imbuto nzima. Nicyo kintu mwifurije nawe uri kunyumva, nicyo kintu ngusabira, kugira ngo urukundo rwa mbere rugaruke, kugira ngo twongere guterana imitima ihuye, bisaba kubanza ugasasa inzobe. Nasomye ijambo rirambwira ngo Imana si umuntu ubeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Niba yarakuvuzeho icyiza ni wowe ukwiriye kugiharanira. Ntabwo Imana yicuza kuba waraguye, ntabwo Imana yicuza kuba ukijijwe, ni inyungu zawe. Ndagira ngo nkubwire ngo umutima uhuye n'uwa mugenzi wawe nimwe mugomba kuwishakamo. Burya urugo rwose iyo rudasasa inzobe ngo baganire, ubwo rugo ntabwo rumara kabiri. Umwe abaye nyamwigendaho tibyo mvuze nibyo, n'undi tibyo mvuze nibyo, undi tibyo mvuze nibyo, ntabwo byakunda. Ahubwo kwa kuganira, wabona umwe afite kamera iri hejuru ugashyira hasi, nibyo bituma rwa rugo rumara kabiri. Byageze ku murongo wa 47 aravuga ngo bahimbazaga Imana bashimwa n'abantu bose. Ariko iri jambo ni ryiza. Kandi uko bukeye umwami Imana yabongereraga bakizwa. Bahimbazaga Imana, kandi Imana yareba mu mitima yabo ikavuga ngo ni ukuri, ntabwo mushaka ibiguzi, ntabwo mushaka ibindi bibanezeza, ahubwo murashaka iki? Murashaka Imana ngo igahora ibongerera abakizwa. Ariko biratangaje, kandi iyo yabongereraga abakizwa niko yabongereraga n'abahanuzi. Ariko heruka kumva ahantu umuntu yahanuye ari mushyashya? Uheruka kumwumva? Amahanuzi ukiza ari mushasha nta nugirota, ahubwo kuko twinjiriwe, ntabwo umwuka yatwongerera abakizwa, n'abari muri twe baragiye bagushwa nabo mu itorero. Aba bantu b'itorero barushaho gusenga, gusangira, guhuza umutima, guhuza ibitekerezo. Bantu b'Imana, nubwo ab'isi batabyumva, nubwo bamwe batabyumva, ariko ndagira ngo wongere ushake icyatuma Yesu yongera kukubona ku turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha n'amahoro nibibane namwe bene data abakozi b'Imana. Imana nibaha umugisha. Turabishimiye kandi turabiyegereje mwebwe mwese mukurikiye Pokeya TV. Imana ibaha umugisha. Turi kumwe n'umuntu utari kugaragara, ariko nawe turimo tugusangira ijambo ry'Imana, turi kuganira ibyubaka ubugingo bwacu. Hari ibibazo turi kwibaza ariko turi kugira ngo tukunde tubonere ibisubizo. Imana ibaha umugisha. Kadusenga Imana tuganire. Mana data, Mana ishobora byose, Mana kuri Mana y'ubuntu, Mana imbabazi, turagushimye. Dushimiye kuri Imana igira neza, dushimiye kuri Imana ibanye natwe. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze kugira ngo Mwami Imana ibi byanditswe tugiye kumva bitugirire umumaro, bitubere byose, bikize ubugingo bw'ugiye kumva wese. Abari bagwaye babyuke, abari bari ku gisasiro, mu izina rya Yesu, bari kwa muganga, abafite ibyifuzo by'abarwayi, abafite ibyifuzo bitandukanye, iri jambo ribasubize, iri jambo ribabera umuti, iri jambo ribahe igisubizo bari babuze. Urakoze kugiye kwa natwe mu izina rya Yesu. Amen. Turakwakire mu izina rya Yesu, mukozi w'Imana. Tera haleluya.
Haleluya. Amen. Imana niguha umugisha. Tugiye kuganira mu izina rya Yesu. Turajya twunganirana ibitekerezo muri iri jambo tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Yesu aguha umugisha. Imana ibane namwe. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa riri mu byakozwe n'igice cya 2 umurongo wa 43 tugeze hepfo. Haranditse ngo uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo, abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu wese akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye, n'iwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Amen. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Wa muntu we, iyo wumvise nk'iri jambo uba uri kumva nk'iki? Bibiliya iri kutubwira ngo abantu ba mbere bemeraga gusangira iki? Ibyabo. Yego, bemeraga gusangira ibyabo. Bamara kwemera gusangira ibyabo, ngo niyo basengaga, ngo basengaga ubudasiba, ngo bagasengera hamwe umutima uhuye. Haleluya. Aba bantu basengaga bahuje ikintu bita iki? Umutima. Ese iyo urebye nkaho umariye gukizwa, kuki abantu batagihuza umutima? Ubona bipfira hehe? Nkawe yenda tubwiye. Umuntu iyo amaze gukizwa, iyo urebye iyo umuntu amaze gukizwa, yego, sa nk'uwegera hino kugira ngo twumve. Iyo urebye iyo umuntu amaze gukizwa akamara gusubizwa ibyamutugaga, yego, acika intege. Uwasengaga kabiri agasenga rimwe, yego, bikagera n'igihe abihagarika. Nzaba ndasenga, yego, abonye ibyamutugaga bivuyeho. Yego. Mu by'ukuri usanga abantu benshi gusenga byarabaciye intege, cyangwa baracitse intege mu gusenga. Ariko se nibyo babyitumye, cyangwa wa mutima Bibiliya tubwiye ngo basangiraga ibyabo bakamanyagura imitima yabo ikabihuye, ngo iyo basengaga bagendaga, ni ukuvuga ngo bavaga no kuwa mbere basenga akageza ku cyumweru imitima yabo ihuye. Ariko nibyo babonaga ngo barabisangiraga. Ese koko urukundo rwa kera rwaba rwaragiye he? Ruburira hehe? Nkawe yenda uri mukuru, umaze nk'iminsi yenda, iyo urebye nko mu myaka yawe, urukundo kuki rugenda rubura bishingiye kuki? Ruburira hehe? Mbese kuki urukundo rwa mbere rwakonje, abantu batagisangira, abantu batagihuza umutima? Byaba biterwa n'iki? Benshi bibwira ko barimo basenga, yego, ariko baramaze kunyagwa. Barasenga ariko baramaze kunyagwa kubwo kutizera. Bamaze gusubizwa, yego, bacika intege. Barasubijwe bacika intege. Bakimara gucika intege, umwanzi Satani arabinjirira. Yego. Akibinjirira bakunda iby'isi, yego, kubirutisha Uwiteka. Yego. Mu by'ukuri iri jambo Bibiliya itubwira kuntu ba Petero basengaga, ngo umunsi umwe abantu bakizwa ngo bakagera mu 3,000. Byongeraga ngo kuba basanzwe bakijijwe. None ni gute mu by'ukuri ijambo nk'iri ryakongera rikagaruka mu bantu, abantu bakongera bagakizwa, umubare w'abakizwa ukiyongera, aho kugira ngo umubare w'abakizwa ube mukeya? Kugira ngo umubare wiyongere w'abakizwa, yego, nuko twagaruka ku rufatiro. Ni urufatiro twagarukaho. Twagaruka ku rufatiro, yego, tukagira urukundo. Twamara kugira urukundo, tukakira Kristo. Yego. Kristo abana n'ibyiza. Yego. Ko Kristo ntabwo abana n'inkozi z'ibibi. Twese mu bakiriye agakiza, benshi bagiye basubira inyuma bakakira ibitagira umumaro. Yego. Umwanzi Satani akabinjirira. Yego.
ariko tugarutse ku rufatiro buri umwe wese yego abakizwa baba benshi intumwa zasangiraga ibyabo, ariko none ni gute buno umuntu w'umurokore atagisangira n'undi murokore amwishisha amwikangamo nk'ikintu kitari cyiza? Ugasanga nk'umuntu ageze ahantu bakamuha nk'icyo kurya akavuga ati nariye, kandi yenda kuva mu gitondo nta n'ikintu yari yarya kubera kumwishisha. Kuki aba bantu basigaye barinjiriye itorero ariko mbere bataratinyukaga kuhagera? Iyo usomye ku nkuru z'abakera ngo iyo umutambyi yagendaga atatambye ibitambo neza, ngo iyo yagendaga atiyejeje neza, ngo yagendaga kwa gahera. Kuki abantu basigaye bahagarara no ku ruhimbi ari abarozi ari abasambanyi ntibagire icyo baba? Bituruka kuri kiburiye abantu iki gihe ntabwo bagiha Uwiteka agaciro. Niyo mpamvu bubahuka no kujya imbere, yego, bakasenga bagakora ibiki, ariko nubwo basenga isengesho burya ntirigenda. Isengesho ntirigenda. Basigaye basenga bagira ngo babonwe n'abantu, nta bagisenga bashaka kugaragara ku Uwiteka. Baranyazwe. Bakozi b'Imana mudukurikiye, ndagira mbabwire ngo nimwongere mube maso, kuko Satani yaratunyaze. Ikintu cya mbere yatunyaze kugira ngo adushobore, yatunyaze urukundo. Rwa rukundo rwa mbere twararutakaje. Ngo aba bantu bemeraga gusangira ibyabo, bemeraga kwiyiriza ubusa bari kumwe, bemeraga gukora buri kimwe cyose ntacyo bishisha, bafitanye urukundo, bafitanye ubumwe, bafitanye ubusabane, ntacyo bikanga. Ariko Satani amaze kubanyaga, bya bintu by'Imana birigendera. Mukwiriye kugarura urukundo rwa mbere. Bibiliya mu Bagalatiya mu gice cya 6 niho hatubwira imirimo ya kamere n'imbuto z'urukundo. Ariko ndashaka kugira ngo tugire imbuto z'urukundo, nitugira urukundo tuzongera dutegeke mu izina rya Yesu. Ese ni gute dusigaye tubona abantu b'abahanuzi baba benshi, abavuga ngo Imana yavuze bakaba benshi, ariko nubwo bavuga ngo bavuze abakizwa tukababura? Ese ni gute twumva umuntu wese avuga ngo ndi umuhanuzi, twese ubwacu uko turi abahanuzi, twebwe ubwacu uko tuvuga ngo Imana yadutumye, twebwe dukijijwe ubwacu, ntabwo twahindura igihugu tukagihesha umugisha? Twebwe ubwacu duhindutse, njyewe Imana yantumye nkakizwa nkabyimenyaho, atari kuza ngo ntangeho urugero ngo mvuge ngo mbese se ubona ko nkijijwe, ahubwo wowe ukabona ko nkijijwe, n'Imana ikabona ko nkijijwe, runaka igiye gutuma ikabona ko akijijwe. Ese koko twebwe ubwacu ntabwo twahindura igihugu cyacu kikaba umugisha? Ntabwo twahindura igihugu cyacu kikabona amahoro? Ariko kubera kuko twebwe ubwacu hari igihe dushaka kugira ngo twandike amazina, ugashaka kuzana ibinyoma byo kugira ngo ukunde wemerwe, bitazanasohora, nicyo gituma Imana idakorera muri twebwe. Siko nawe ubyumva? Nibyo, urukundo, ufite urukundo wese ari na Kristo. Yego. Ubuze urukundo aba ari na Satani. Yego. Niwe uba waramaze kunyagwa, agaguma yumva ko agenda mu by'Imana, yaramaze kunyagwa kera. Yego. Agenda agenda atagira umumaro. Agenda atagira umumaro. Yego. Ikigenda kitagira umumaro n'ibyo gikora byose nta mumaro. Yego. Hano muri 46 kuri kino gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa havuze ngo kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye. Aba bigishwa bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima ugize ute? Uhuye. Ese ni guki abantu b'iyi minsi tujya mu rusengero imitima yacu idahuye? Biterwa n'iki? Mbere umuntu yarasengaga akabombeka, ariko ubu n'ugusenga ufite umwana ugasenga uri maso. Kubera iki? Kuko uwo mwicaranye ntabwo umwizeye. Uwo mwicaranye ntiwizeye uwo ari we. Hari umuntu waretse kutubwira, batubwira ukuntu yinjiye mu rusengero ariko atagiye gusenga, ahubwo ngo akajya abandi bahumiriza bakabareba, ngo igihe abandi basinzirije bose sinzi ukuntu ngo yafashe agatelefone k'umuntu kwa kundi arambika ku ntebe ngo barakanya ku yarigendeye. Ese koko mu by'ukuri uyu mutima uhuye wagaruka gute? Umuntu yakora iki kugira ngo uyu mutima uhuye wongere ugaruke? Umutima uhuye nuko twongera tugaca bugufi. Yego. Twongera tukagaruka ku rufatiro, tugatangira gusenga bushasha. Yego. Tukagira urukundo, Mwuka Wera akadusanga. Yego. Akadukoreramo. Umwuka kongera agakora muri twe, akongera akadukoreramo. Nitube babahanuzi b'ibinyoma, nitube babahanuzi baza bumvise ngo runaka ibyo yavuze bakaba ari byo bagenderaho,
tugasesa bushya, by'ukuri tugahinga intabire nshya, tugacosha bushya, tugatera imbuto nzima. Nicyo kintu mwifurije nawe uri kunyumva, nicyo kintu ngusabira, kugira ngo urukundo rwa mbere rugaruke, kugira ngo twongere guterana imitima ihuye, bisaba kubanza ugasasa inzobe. Nasomye ijambo rirambwira ngo Imana si umuntu ngo ubeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Niba yarakuvuzeho icyiza ni wowe ukwiriye kugiharanira. Ntabwo Imana yicuza kuba waraguye, ntabwo Imana yicuza kuba ukijijwe, ni inyungu zawe. Ndagira ngo nkubwire ngo umutima uhuye n'uwa mugenzi wawe nimwe mugomba kuwishakamo. Burya urugo rwose iyo rudasasa inzobe ngo baganire, urwo rugo ntabwo rumara kabiri. Umwe abaye nyamwigendaho tibyo mvuze nibyo, n'undi tibyo mvuze nibyo, undi tibyo mvuze nibyo, ntabwo byakunda. Ahubwo kwa kuganira, wabona umwe afite kamera iri hejuru ugashyira hasi, nibyo bituma rwa rugo rumara kabiri. Yageze ku murongo wa 47 aravuga ngo bahimbazaga Imana bashimwa n'abantu bose. Ariko iri jambo ni ryiza. Kandi uko bukeye umwami Imana yabongereraga bakizwa. Bahimbazaga Imana, kandi Imana yareba mu mitima yabo ikavuga ngo ni ukuri, ntabwo mushaka ibiguzi, ntabwo mushaka ibindi bibanezeza, ahubwo murashaka iki? Murashaka Imana ngo igahora ibongerera abakizwa. Ariko biratangaje, kandi iyo yabongereraga abakizwa niko yabongereraga n'abahanuzi. Ariko heruka kumva ahantu umuntu yahanuye ari mushyashya? Uheruka kumwumva? umuhanuzi ukiza ari mushasha nta nugirota, ahubwo kuko twinjiriwe, ntabwo umwuka yatwongerera abakizwa, n'abari muri twe baragiye bagushwa nabo mu itorero. Aba bantu b'itorero barushaho gusenga, gusangira, guhuza umutima, guhuza ibitekerezo. Bantu b'Imana, nubwo ab'isi batabyumva, nubwo bamwe batabyumva, ariko ndagira ngo wongere ushake icyatuma Yesu yongera kukubona ku rufatiro rukwiriye. Ngo ruracyariho, ruracyahagaze, kandi rwanditsweho ngo Uwiteka aza. Subira ku rufatiro rwo gusenga, subira ku rufatiro rw'igicaniro, subira ku rufatiro rwo kwegerana n'Imana, subira ku rufatiro rwo kugira ngo Imana ikorane nawe mu izina rya Yesu. Reka dusenga n'Imana, twongere twinginge Imana. Ariko se koko uracyasenga umutima uhuye n'uwa mugenzi wawe? Uracyasenga ufite kubabarira? Bibiliya muri Mariko igice cya 20:25 Byeze 26 aho zaranditse ngo nimagara musenga kari umuntu wabagiriye nabi mumubabarire. Nasomye ijambo rirambwira ngo umuntu umwe yabajije Yesu ngo mbese umuntu nacumuro zamabarire kangahe? Aramubwira ngo ntuzamubabarire 7 gusa, ahubwo uzamubabarire 70. Uko bukeye uko bwije ukwiriye kubabarira, kugira ngo wa mutima wo kubuhuye wongere ugaruke muri wowe. Ya masengesho meza, ya masengesho y'urufatiro ngongera agaruke muri wowe mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana, Imana ibane nawe mu izina rya Yesu. Ndabashimira uburyo mukomeje kudukurikira. Ndagira ngo mbabwire ngo amasengesho ya live yaratangiye. Imana ibaha umugisha. Wowe udukurikiye, wowe udukunda, Imana ibaha umugisha. Dusenga live, ubuhanuzi butambuka live, buri kintu cyose gitambuka live. Turabinginga rero kugira ngo ubutaha tuzabanza tubatangariza amasengesho, tubaha umunsi, tubaha isaha, kugira ngo muzabe mwiteguye, muzaboneke muri benshi. Imana ibaha umugisha. Kadusenga Imana. Ariko icyo Bibiliya ishaka kukubwira ni ukugira ngo wongereweho unyumva. Niba uri umuhanuzi, uracyabwiriza ukabona abakizwa, Imana ikongera abakizwa, cyangwa ahubwo n'abakijijwe twababereye ibigusha, ni wowe ukwiriye kubigiramo uruhare kugira ngo abakizwe biyongere. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Hari umuntu twatwicaranye uruhande rwanjye, niyo mpamvu navuze ngo nawe avugeho, ariko Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Ubutaha nawe ari gutegura ubuhamya azabutambutsa aho Imana yamukuye mu izina rya Yesu. Reka tubashimire, reka dusenga Imana. Imana ibaha umugisha. Turagushimira Mwami Imana, turagushimira neza zawe n'imbabazi zawe, turagushimira urukundo rwawe n'imbabazi tugirira, turagushimira kuri Imana ishoboye byose. Birije koze Mana, mu izina rya Yesu. Ijambo ritubwiye uburyo Data wa twese aba bantu bose bagiraga umutima uhuye. Iyo basengaga batinya gukora ibyaha, basengaga batinya gukora ibyo wangwa n'amaso yawe, bagasenga bahuje umutima. Izina ryawe nirihimbazwe Mana. Ndagushimye Mana, ndaguhimbaje, nejejwe no kuri Imana.
ganza mu mitima yacu, ganza mu bugingo bwacu, utegeka abatwezi, utegeka abarozi, utegeka amahembe, utegeka imbaraga zose. Umuntu wese wumvise iri jambo akizwe nawe kandi abone imbabazi zawe. Urakoze kuri Imana, urakoze kuri umutabazi, urakoze kuri umurengezi uri kumwe natwe. Ngaho komeza uganze, komeza utange ubugingo bwacu Mana bube mwami Imana ubw'igiciro, ubukure mu ngoyi, ukure umuntu wese mu kigoyi cy'abagoyi, abagwayi bakure mu kigoyi cy'abagoyi, abababaye, abihebye, abafite inyota, abafite inzara. Bibiliya yavuze ngo nzabaha ku mazi, ude kuri amazi amara inyota, ureke umuntu wese yamazi amara inyota. Urakoze ko ari wo byumvise, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu